siporo akaba no mu ba afite full package y'ibintu byinshi akaba no mu bavugizi b'amakipe akaba umuhyper akaba no mu influencer ubwo akaba ari nawe ushinzwe imbuga nkoranyambaga za Rayon Sport ni mushya muri iyo mirimo yego akaba n'umuhungu w'umugwizatunga w'umufunyamafaranga umusherisheri ubwifuse umusherisheri bujya nta buri abasheshe ntibajyatunga amafaranga abasherisheri amafaranga bari mu kirere batunga make amafaranga abari gutya uno mugwizatunga n'umuntu ufite ifaranga kuko ni wabo afite ibintu n'ibindi abantu mu nyandikire ninde uwo muntu rwose no mu kibazo turumaze cya mbere turamubaza ibyo bintu abihuza gute kandi byose akabibamo successful kandi uzi ikintu cyatumye bishobora nuko nta mwana agira hano hanze ntawe ndumva mushinja umwana ahubwo nta makuru ufite iwe mu rugo se ntawe afite se nta makuru ufite hari tuba twicaranye kandi tuba twicaranye nkabona kiritonze n'ikivuga kigira isoni sinajyaga mwizera nk'umuntu ufite za ndani kumbe nawe nta makuru afite umuvandimwe niko ubavuye gutora umwana ku ishuri ati ni wasiri barayata ariko bati tangaza reka tumwakire uraho neza muvandimwe murakoze cyane ndabona hari n'uwanditse uriya witwa Dusabe nawe ndabona yanditse undi Lorenzo ariko bose nambo mwese murabanyamafaranga tugwaye ikaze hano muri arayandusha murakoze cyane nibwo bwa mbere nakinjira muri iki kiganiro ariko ndi umukunzi ndi umufana wacyo kubera ko birifu yanjye ibyo nizera ko ibi bintu by'iburayi biganirwa n'abantu babizi nta muntu upaca ubamo niyo atangiye kuvuga ibintu atabizi uhita ubyumva kubera ko ibi bintu by'iburayi ikintu bitandukaniyeho n'ibintu bya hano mu Rwanda ni ibintu usanga ahantu hose biranditse none twebwe icyo tuba twishakira rero ntago ari umuntu dusomera kuko natwe tuzi gusoma ahubwo dukeneye indi view itandukanye na bya bindi twasomye cyane rero bimwe mu byiza biba muri iki kiganiro iyo view urayumva kumva Deusi kumva Edi kumva Gerard kumva Clarissa ukumva Nasri ukumva Gicumbi ukumva Fuadi urumva kugira team ngana gutyo ukongeraho na Edizo utaza kugira ngo nawe simuzi na Edizo kumva team ingana gutyo abantu bahuriye mu kiganiro kimwe urumva buri munsi line up yari yose wakora uwo ari we wese uri buze kozaraza kuguha package abakanyura hasi agapira nagize amahirwe gukorana na bamwe muri bo Gerard haraho twigeze guhurira kera turaziranye Deusi twigeze gukoranaho abo bantu nzu ubushobozi bwabo nabo tutakoranye bose ubu bumva kuri radio mufite package kabisa ari umuntu ubwiye ati umuhungu mwamugumanye maho ngaho tikogo ariko rwaba rurwenya Wasili ni umutete rwaba rurwenya gumana yaguca ntiwayabona iki kigano ntago cyaje kirangira kumugani reba nka Gicumbi yicaye aho ntago cyaje nicaye aho no nkaba nicarara ku ntebe y'abasimbura uruha twita dusimbuza ntago cyarangira ikiganiro cyarangira ntago cyakorwa tugwaye ikaze rero kandi twishimiye kubana nawe murakoze cyane umwe mu basore hano mu mujyi wa Kigali ubuzima bwabo bumeze neza kandi buriya ugize n'akarwara abantu bahita babimenya kuko hari akantu njya mbona ngo Wasili tangaza buriya Faustin tangaze buriya Faustin iyo mbonye atangiye kuvuga ngo tangaza tuvuga uti karabashye kira gihungu mubana muto twabanye kuva kera ahubwo twabanye kuva 2016 twakoranye muri contact rero urumva ntago ari imyaka myinshi imyaka 9 ni myinshi ariko ntago ari myinshi cyane aho twagize igihe kinini cyo kuba turi kumwe cyane ubona ko akunda gukorana n'umuntu ariko ameze nk'ishakoshi yawe aho ugiye hose abantu basangana aho wajya handi ukamusangari wajya ari ukamusangari usibye ngo inshingano ziba zarabaye nyinshi ariko n'ubungu tuba duhura kenshi ubu nk'iminsi 7 y'icyumweru ntago ashaka kuramo nk'ine tuba turi kumwe cyane hatarimo n'ibintu by'akazi abari ubushuti kwiganirira gusa gusangira angurira mugurira yantembereza mutembereza ibintu byose ubwo rero uwo muntu mwamwumvana cyane ibiganiro byanyu byibanda ku kisi yo muri aho ngaho yo muri out of yakazi ubusesenguzi kwe mamuri gusesenguza ntagiye muragirana inama yo gushaka oya kandi nge mfite umugore ahubwo nge mba mugira inama ahubwo uyu nguyu abari kugira inama
ntuze simbigarukaho mugira inama cyane amakuru ari ufite nguyu aje hano avuye gucyura umwana ku ishuri ese kundeba gutyo uriya ko ndeba kuri nibwo bwa mbere abona umupapa ungana nanjye muto Okay. Nasiri urubyiruko ragenda no gushiraho nta kibazo ni inshuti yanjye ariko buriya nanjye kubera ko ngira amahirwe yo guhura nawe kenshi nzagira gutya musabe angira inama aguha inama ampa inama zirakenewe kuko ari numwe mu ba papa bwo abaye umupapa bwo sinajyaga mwita umuhungu ngiye nubaha kandi nkunda nuko nta makuru wari ufite ahaye kuko bro genda nkunda ibintu ukora nkunda karakteri zawe nkunda ukuntu witwara ako nanjye urabisonga atari kuri mikoro hanze ya mikoro nkunda ukuntu witwara kuko abantu bashobora kuba bakubona kuri mikoro harabo ushobora kuba bitewe niba badakunda ibyo ukunda bacumura cyangwa bakababazwa abucumuza ako nabiyo duye birangira tubayisha ariko umuntu ukuzi mu buzima busanzwe bwo hanze uri umuntu w'imfura cyane ateye ubwo abo bantu nabo niyo duhuye hari nk'abafana ba peri baba batankunda pe atoro we yambona gusa kumva nta nkunda ariko ugira ubuntu bwo kwicarana nanjye cyangwa iyo ngize amahirwe yo kwicarana nawe birangira ari we inshuti yanjye ya mbere nyemera amaze akabazo gatoya amasegonda Wasili karame uri umwe mu bantu muri no industry usibye n'ibintu byinshi ukora ariko uri tarantiwe mu bintu byinshi bitandukanye kuko njyaraho tuzeranye twanyuranye noneho no minsi ufite n'inshingano nyinshi bino bintu bimanaginga gute wan n'inshingano zo mu rugo n'akazi kawe ukabona biragenda neza aho abantu bagukeneye n'ubundi bakakubona ugakomeza kuba kuri ya level kandi nziza ibi bintu bimanaginga gute ntago ari ibintu bigoye kubera ko imyaka yanjye iracyari mikeya ndacyafite ubushobozi bwo gukora ibyo bintu byose kandi nkaba nabishobora ndacyafite ubushobozi bwo kuba naryama isaha imwe ubuzima bugakomeza ku munsi ukurikira kuko nibuka turi gutegura nka Rayon Day ya 2025 twahuyemo na Yanga hari icyumweru cyageze nkajya ndyama amasaha atatu abiri nkasanga ndaza gukomereza akazi buriya nk'umunsi nyirizina wa Rayon Day naryamye amasaha atagera no kuri 2 n'igice nanyuze muri salo baransuka njya gusoza indirimbo njya za dread njya gusoza ibintu by'indirimbo bya nyuma nari gukora abantu twagomba gukora na costume nzambara nashidutse ngende kubona saa 10 zingereyeho n'igice ndyama amasaha 2 gera saa 12 n'igice mpita nongera umunsi ukurikira mbyuka icyo gitondo cya kare uwankoze ku mutwe yari byatari yarangije kuko imisatsi yashyizeho yego ariko hari binagomba gukora byo ku ruhande nabwo ndagenda mpamara andi masaha 3 wa wundi wanyemereye imyenda wamaze kuyimpima ari byagombaga gutunganyamo njya kumureba nashidutse nkuriya munsi ubwawo wonyine nyuma y'uriya munsi nari mfite umunaniro uteye ubwoba byo ku rwego rwo hejuru niyo mpamvu rero imyaka mikeya nibyo bintu byonyine bimfasha urakoze cyane wenda reka duhite twinjira ku gaseke tuzaniye kuri ukadupfundurire ndabona n'abantu ba peri rwose bavuga bati turamwishimiye tugende kumutega amatwi so kuri uyu mugoroba ni iki gishyashya utuzaniye giturutse he kubera icyo uri hano murakoze cyane ndi hano nurutse muri Rayon Sport of course ariko nanone nzanye n'ubutumwa bwiza cyane guturuka muri Skol igihe cyose Rayon Sport igiye kwakira umukino hari ibyiza Skol iba yateguye hariya ku kibuga hari fan zone baba bateguye burya mbere yuko twinjira muri stade amasaha 2 imbere amasaha 3 imbere iyo uzamutse uri muraza kuri stade y'Nyamirambo hari bisi biparitse hariya ruguru ya tapi rouge muri ya parking hariya rero Skol ibi hafite icyitwa fan zone kirimo kiranatanga amahirwe menshi ku bakunzi b'ikipe ya Rayon Sport birimo n'ibihembo byinshi bigiye bitandukanye abantu bagenda batsindira buri munsi rero uko Rayon Sport yakiriye umukino niba uri umukunzi w'ikipe ya Rayon Sport ntukajye muri stade utanyuze muri iriya fan zone harimo nyunguki rero iriya fan zone burya iba yanditse kuri Rayon Sport reka ngasobanure neza kugira ngo abantu bakumva iriya fan zone iyo uyinjiyemo ugakonsoma ariya mafaranga harimo ajya muri Rayon Sport kariya nakabari ka Rayon Sport kaba kagihara ku kibuga no kuvuga ngo hagati ya ntabwo ari amafaranga ya Skol si ubucuruzi bwa Skol ni ubucuruzi
buzanira Rayon Sport amafaranga. Yego. Kariya ni akabari ka Rayon Sport. Iriya byeri wajyaga kunywera muri kariya kabari kandi kuri akuntu watinda gukira muri karisi uvuga ngo ngiye kubanza nkonsomere ngo mbanze nkwe rimwe ngo amasabe yisunika ngwino uri nywere uri he Rayon Sport. Ngwino hano muri iyi fan zone haraba harimo umuziki mwiza uhuje n'iyo myemere. Hari n'akabari ushobora kujyamo ababwira indirimbo ukeneye ko bagukina bavuga ati se byose biratureba twebwe hano waje mu kabari kacu. Ariko cyangwa abantu bari gukinira ikabari imwe ariko nujya muri fan zone n'indirimbo za Rayon Sport n'abantu bari kukubwira amakuru bigiye kubera muri stade kuri match ya Rayon Sport n'abantu muhuje imyumvire, abantu mugiye guhura aho ngaho n'abantu muhuje imyumvire. Ariko ikindi gikomeye cyane ugiye no kwishyura amafaranga atari bugiye umufuka wa nyirakabari sindi kubambura abakiriya ba nyirutubari mwe, ahubwo ndi kwivugira ku munsi w'umukino. Uriya munsi umwe nta kintu wabahombya cyane. Hanyuma ari amafaranga rero wishyuye natwe muri Rayon Sport burya ahita tugera kuko kariya ni akabari ka Rayon Sport kaba kari hariya ku kibuga. Ikindi kiyongeraho hari icyitwa Skol Lager Pass. Iyo ni iki rero noneho kuri ba bantu bahageze bariya bantu rero burya hazamo imikino igiye itandukanye ibemerera gutsindira ibihembo. Skol Lager Pass rero ni itike ya VIP utsindira bakakwemerera kuzana n'uwawe. Witsindira wajara muri fan zone. Yegiriya fan zone hari inzira nyinshi zo gutsindira iyo tike ariko noneho n'iriya fan zone watsindiramo iyo tike. Iyo utsindiye iyo tike rero ntago ari we wenyine wizana, ni we wayitsindiye bakwemerera n'undi muntu umwe mukinjirana nta kintu bishyuye bakakwakira ukaba ufite treatment nyine ya 5 star. Ibyo bigakorwa na wicara hehe ni muyihe stand VIP muri match ya Rayon Sport. Ubu ni kwibaza nka Nasira yitsindiye yajyana nande? Nasira wajyana nande? Ariko abakobwa mfite ikigaruzi ukuntu bangana. Hanyuma ubwo ngubwo iyo Skol Pass iguhesha iyo chance yo kuba wabona iyo tike ya VIP n'uwawe. Yego. Hanyuma rero indi nzira yatuma utsindira iyo tike ya Skol Lager Pass harimo no gufollowing imbuga nkoranyambaga za Skol. Skol Lager Rayon urwo rubuga rwonyine ni rwo rubigufashamo. Skol Lager Rayon hari social media platforms zayo. Yego. Izo ngizo urazidusangiza byihuse kugira ngo n'abantu banatangira basfollowing. Yego na wahita unarujyaho rwose. Urwo rubuga ni Skol Lager Rayon. Urahita uyibona rwose ni account. Yego ni account ifite aba followers 32,000 n'abantu barenga 100. Ni narwo rubuga rujya rucaho abakinnyi bazatoranywa muzahembwa nk'ukwezi muri Rayon Sport n'ibindi. Ariko hanava abantu no batsindira iyo tike ya Skol Lager Pass. Niyo message nari mbazanira iki. Skol Lager ni inzoga imaze kuba ubukombe mu Rwanda cyane rwose no muri East Africa hose nabonye no hepfo na ruguru no hepfo. Hanyuma Wasili abantu bamaze kumenya ko iyo tuvuze Skol tuvuze Rayon Sport ubanza hari n'igikorwa cy'umupira w'amaguru muri kwitegura. Cyo bihagaze bite? Ku munsi w'ejo dufite umukino uryoshye apana ukomeye uryoshye tuzakina n'ikipe ya Hilal. Yego. Mu kwezi kwa mbere twakinnye na Hilal Rayon Sport idafite abakinnyi bayo bose buzuye. Ibatsinda 4. Yadutsinze ibitego 4 ku busaka n'ibyo twari dukwiye. Yego. Urabyemera? Yego. Biriya bitego 4 twari tubikwiye. Kubera ko ubaza abakinnyi uyu munsi bakoze win 3 ubariyemo n'igikombe cy'amaro ni win 4 ziri straight. Ubaza abo bakinnyi urasanga byibuza ku bakinnyi iriya match haraza guhindukamo barenga 7. Nabonye mu bashobora kubanza bashobora ko ari nka 3 bonyine bagarukamo kuri iriya game ya Hilal. Turamutse dukoze imibare yoroshye umuzamu wakinnye icyo gihe uyu munsi n'umuzamu wa kabiri wa Rayon Sport hakinnye mu Gishayive. Wakinnye ku ruhande rw'iburyo ntakiri muri Rayon Sport. Yaragiye kapiteni Serumogwari. Wakinnye ibumoso icyo gihe uyu munsi bakinnye 20 Dao ntago ari buze kubarimo. Nureba axe central aza kwiyongeramo bayisenge mu rutari wakinnye uwo mukino. Nureba mediane y'ikipe ya Rayon Sport hiyongeremo uyu mukinnyi nka Rikaw. Yarayikinnye iyo match ariko ntabwo yari kumwe na Abed. Ngo Abed ntabwo yari hari kuri uwo mukino. Ntabwo bari kumwe. Rinye y'imbere yose ya Rayon Sport nayo iraza kuba yahindutse. Uyu munsi yarahari. Uyu munsi Asmani ntabwo yigeze akinira ya match. Basane ntiyari ahari. Basane ntabwo yari ahari.
urimo urareba Rayon Sport igiye gukina iyi match ya Al Hilal, niyo Rayon Sport nge nakifuje kubona none ikina n'ikipe ya Al Hilal. Azaba ari Rayon nshya mu yandi magambo. Chimanga yarahari. Yarahari ugakinana na Bangara. Akina na Bangara mu Chimanga defense. Azaba ari Rayon nshya noneho. 100% n'abakinnyi barindwi bashya. Mugane Wasili yabarire isa nk'ari inshi imbere ya Al Hilal. Rwose. N'abakinnyi barindwi bashya. B'ikipe ya Rayon Sport bari buze gukina n'ikipe ya Al Hilal. Uyu nta kibazo biteye ubu ngubu. Akiri turoma yabyo. Al Hilal nta muntu itatsinda kuri ubutaka bw'u Rwanda. Kuko niba turimo turabara iyo kipe iri mu makipe ane meza ubu ngubu muri Afrika cyane. Kuko irimo irasohoka amatsinda. Ubu intego yabo si ukugera mu matsinda, no gutwara Champions League. Ubu niyo ntego. Bo bari kuri Champions League cyangwa umunani neza ya mbere ku mugabane wa Afrika mu rushanwa rya mbere CAF Champions League. Rwego rw'ama club. Ahora byumva. Batsindiye Mamelodi hano, batsindiye Rupopo yatsindiye MCRG ya Mokoena. Urabyumva ko ni ikipe nini. Ariko kuba ari ikipe nini, turi muri champion imwe. Ariko urwego rwayo iriho narwo rurahambaye. Yego rurahambaye, ariko nanone icyo mvuga ni kimwe. Niba uyu munsi Rayon Sport ifite abakinnyi barimo Tambwe, ifite Asmani, ifite Abedi Bigirimana, kugira ngo tumenye niba ari bo banyabo kuko bakabaye bari muri Rayon Sport, biradusaba ko tubapimira ku ikipe ya nyayo. True. Icyo nicyo urwego rwo kubareba ni Al Hilal. Ntibibe kubarebera kuri match ya Polisi gusa kuko Polisi niyo ntigera mu matsinda. Ntibibe kubarebera kuri match ya AS Kigali kuko iyo AS Kigali ntago iragera mu matsinda. Uyu munsi Rayon Sport iriyo kipe yonyine yo ku butaka bw'u Rwanda yageze mu matsinda. Ntabwo twe dufite umuntu twipima nawe wanya. Ikiganiro cyeje cyahagarukamo cyane mu nterero ijambo amatsinda rabaregarukamo cyane. Ni derby y'amatsinda. Sibyo, ni derby y'amatsinda. Ubu ni derby y'amatsinda. Y'amakipe ageze mu matsinda. Ni group stage derby. Ni derby ya kuri table yanyu yihariye muganiriraho nawo mubyivanze. Twebwe tumaze imyaka yose kwera ko twabuze umuntu dusubiza ku rwego. Wasi nauze mbona kuri ku mashusho ya televiziyo y'igihugu y'u Rwanda bagarura match igeze kubahuza y'ibitego 4 kuri 2 aggregate, ariko byari 4 kuri 1 kuri Stade Amahoro i Remera. Rayon Sport bavuga ati n'ubusanzwe Rayon Sport yibona nka equipe ikomeye imbere ya Al Hilal. Niko na n'uyu munsi ukibifata ku buryo ushobora kubwira umuntu ati ku munsi w'ejo turi ikipe ifite amanota 35, tubara ko APR ya mbere ishobora gutwara igikombe cya champion ifite 39, turiyumva nka equipe yatsinda Al Hilal ku munsi w'ejo tukegera ho inota rimwe ku buryo dushobora kuba turi mu mwanya mwiza wo kuba twahanganira igikombe cya champion. Iyi match yo ku munsi w'ejo ndongera mbisubiremo, iyi match yo ku munsi w'ejo ni match ngiye kurya kuko nitwe bantu Al Hilal itari yipimaho, kubera ko iyo izi kipe zose ziri hano igira naho izisuzugura ukabonera gukinisha ikipe yayo ya kabiri. Ijya gukina na Rayon Sport iriya match twakinnye, twebwe instead yo gukuramo 9 basanzwe bakina ahubwo bashyizemo 9 basanzwe bakina. Bari barimo barategura match ya Mamelodi. Bari kwitegura sana. Bari abaguhaye 9 bari 9 basanzwe ari babanza. Hari nk'umukaseri amatsinda n'ubundi. Umukaseri uyu witwa Adel Muremure wambara nimero 15 wanabonye ikarita y'umutuku kuri match baruka gukina. Kandagirana cyane n'umunyamahane. Sio ni wambara 15. Wambara nimero 15. Wabonye ikarita y'umutuku se kuri match ya Elime. Ikarita y'umutuku wabonye ikarita no kuri arayibona. Ikarita y'umutuku arayibona cyane. Uriya mukinnyi yakinnye match nke za shampiyona nkeya hano. Izo match nke harimo match ya Rayon Sport. Yego. Izo match nke harimo ya Rayon Sport. Kuri bari yabanjemo nureba na mediane yabo haburagamo umukinnyi umwe kapiteni gusa, vice capitaine Laouf. Attaque yabo haburagamo gusa Abdelrahman, ariko nureba defense yose Eboera yarakinnye, Ruzoro yarakinnye. Urayireba ugasanga twebwe twakinnye nayo ifite abakinnyi 9 basanzwe bakina, ariko twe dukina nayo tutuzuye, ntitwari twuzuye. Ubu ngiye kureba Rayon Sport yuzuye. Sohotse hano mbabwiye ikintu kimwe cyonyine. Ku munsi w'ejo ikipe ya Al Hilal ninatsinda ikipe ya Rayon Sport nitera mu izamu ryo, sindi kuvuga win yayo oya, ninashobora ibintu bya betting murabizi, ntizakora ikirenze over y'igitego kimwe n'igice mu izamu rya Rayon Sport. Siriko nabonye ibitego 2 byo gutangaza bitajya biguhira koko. Reka nongere mbigusubiriremo kuri Al Hilal. Iyi Al Hilal abantu bose batinya, iyi Al Hilal abantu bose bumva ukabona barimo baratitira amaguru.
ntizarenza ova y'igitego kimwe n'igice. nka data ubwo ni igitego kimwe cyonyine izatsinda cyane. njye nsigaranye urugamba rwo gushaka ibitego 2 kugira ngo nkore win. Urabibona abakinnyi ndi kujya kureba niba baryamye neza, niba baba baruhutse neza biryamiye. Ejo ni kimwe cyangwa 2-1 bya Rayon Sport. Rayon Sport izakora ifite plus draw ku munsi w'ejo. Hanyuma ku kijyanye no kwinjira none imyinjirize ni kuri stade ya Kigali Nyamirambo. Ndabyumva ko muri kubifiringa noneho kuko mutagiye ku mahoro bavuga ati Rayon Sport yatinyaga Hilal ku mahoro, ariko ni stade Nyamirambo. Ibiciro noneho kugira ngo n'abadukurikiye bamenye uburyo kwinjira na rya cupa bazaza kunywa ari ya imbere ya stade azazanye amafaranga ngahe. Yego murakoze. Ibi biciro rero muri kubona na mukanya tugiye gukora graphique nshyashya yo kugira icyo tubabwira. Ibi biciro ni 3,000 ahasigaye hose, 10,000 ahatwikiriye, 30,000 muri VIP ndetse n'50,000 muri VVIP. hariho impinduka zagombaga kuba ku munsi w'ejo w'umukino, ariko amakuru meza naho abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport nuko biriya biciro by'umunsi w'umukino twabikuyeho. Ibi byo ku munsi w'umukino byari 5, 15, 30 n'ibihumbi 100. Biriya byo babikureho. Tugenda gukora grafiki bibamenyesha ko no ku munsi ejo baraza gukomeza kugurira ku biciro bisanzwe. Kubera ko uyu munsi habayeho ugupfa kwa systeme cyane twakira izo complaint. Nariho ndeba na comment nyinshi na DM yanjye nakiriye ibitekerezo by'abantu benshi bambwira bati turimo turagura amatike ariko ntabwo birimo birakunda. Ibyo rero byageze ku buyobozi bw'ikipe ya Rayon Sport, bafashe n'icyemezo cy'uko ibi biciro ntago biri buze guhinduka. Ni 3,000 n'ejo, ni 10,000 n'ejo, ni 30,000 VIP, ni 50,000. Nibyo ngibyo rwose. Harya buri haramwapere ntago mushaka kugira nk'imibare muvuga muti wenda sold out turabura akantu gatoya cyangwa se iriya stade mu bisanzwe iriya stade mu bisanzwe ijyamo abantu 8,000 yo bameze neza nta kubyigana nta kuvunda 8,000 buri bayuzuye neza cyane. System ibuntu wenda ntarimo nka 3 bya 4 yamaze kushira, abantu barimo baragura amatike pe ntacyo nshinja abakunzi b'ikipe ya Rayon Sport. Arabari kuvuga ati ntacyo urakoze kuri iki kiganiro cyiza, ati uduhayemo n'iminzani yejo tuzapostinga nyuma yuko mugaritswe abantu badukase bamaze kudukata video mudukate cyane aho ndi kubona bavuga ati ni 4G utu video aka ka video reka nongere mbisubiremo kugira ngo bagakate neza kamera ibindi ho ngenyine kugira ngo muzabone uko muga posting akadukatire neza. Reka mbakorera akamim harya niko bakita kambakorera kanzani akanzani ngaka rero ku munsi w'ejo ikipe ya Rayon Sport ku mukino izakinamo n'ikipe ya Hilal. Hilal ntizatsinda Rayon. Iyo ni statement ya mbere. Hilal izinjiza igitego kitarenze kimwe mu izamu rya Rayon Sport. Kandi ikipe ya Rayon Sport nayo izinjiza igitego mu izamu rya Hilal. Kibaye kimwe. Icyo nsigaje kumenya no kumenya uko baryamye niba bameze neza, nkongeraho n'icya kabiri cyo ku munsi w'ejo. Ariko ejo Rayon Sport ntizatsindwa na Hilal. Nibitagenda uko bivuze nje sindi Imana. Kibazo nyuma ugaruka wongere wisobanure. Jewe rega ndi umuntu utajya uhunga. Yego. N'ubu ngo barabo mwashaka ntimubabone. Simbabeye. Siza bari ariko hari abantu mwashaka ntimubabone. Ariko njewe iteka ryose muzambona. Iyi statement yango agira umugisha arimo kuyumva neza. Koko yumva ikinyarwanda cyo no Murundi. Ndabimubwira neza gira umugisha. Ntago ndi ya kipe wamenyereye utanga pass uri murahereza abantu bakinisha akaguru kamwe rutayizamu fromo ko ari mubi cyane nta kibazo. None se defenseur Chimanga we ni mubi ngore gushinzwa guhabwa abasifuzi Wasili. Noneho aka kantu bagakate bakoherereza gira umugisha muri DM abafana ba Peri bose DM yagira umugisha mu yuzuze ubwe mutima muvugizi ibi bitakoze ugende mu muzurizemo gusa munabibubwira tanga comment Wasili. Yego icyo cyura kivuga iki koko baravuga bati ese bakonfirmye muvandimwe
n'uzakora match ya nyejo Celeste bati kabaye bati bari kugwa international gusa ariko nanone mpuzamahanga none se abasirikare mpuzamahanga ntimubemera ndabemera twese turabemera ngo ariko ngo nabo ngo bari kuza ifirimbi iri guhengamira kuri Wasili ngo tangaza ngo hari ukuntu ifirimbi ngo ni ibibazo ishwe ntabwo byemera ifirimbi yajya ku ruhande ngo ni ukuvuna umwe ukongezwa undi none se n'ibitego 2 natsinze ni Samuel wabitsinze ishwe ririya shoti rya Basani n'uwikunda wariteye ako Samuel ni umusifuzi w'umuhanga none se uriya mutwe wa Chirembi ni uwikunda wasimbutse arawutera kandi na Celeste turamwizeye se umusifuzi reka tujye twiga kubahiriza amabwiriza y'abasifuzi sibyo muri uriya mukino umusifuzi ubwe yabwiye abakinnyi bamukura ngo hano nta vari hari mu Bwongereza aho biremewe ko ushobora kugenda ugasunika umuntu cyangwa ukaba wabikora ikimusifuzi akabihorera kubera ko afite video assistant iza kumubwira iri buze kumufasha nyine afite amashusho ari buze kumufasha ariko aha muri Afurika ho biro ni ibintu bigoye nta vari hari sibyo niba umuntu yagusunitse nta handi ho kubigarurira we yaravuze ati amaso yanjye arimo arabareba mwese ukiri umukinnyi akoraho ngenda sifura umukinnyi wa Mukura yateye umupira yamaze no gusifura kare cyane hari abandi nabonye ngo Rayon Sport ngo barayibiye ngo hari ngo penalty ngo bakabe baratanze inda y'umuntu yahindutse akaboko gute njya amashusho nabonye ari indi reka wenda dusoza gira icyo wibutsa abakunzi ba Rayon Sport n'abandi